Bene data bakunzi b'Imbuzi TV, njye basuhuza nitwa Emmanuel Twishimire. Imbere ya kamera murabona abantu babiri tugiye kujya mu kiganiro, n'abantu bakuru bari buze kwivuga. Tugiye kuganira ku kiganiro cy'umuryango, ariko mbere yuko dutangira reka dusabe mwarimu unyegereye adusengera Imana, kuko navuze ngo ari buze kwivugana umuntu mukuru, maze tubone dutangire ikiganiro. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mwami Yesu, twongeye kugushima kubw'imbabazi zawe, kubw'urukundo rwawe udahwema kutugaragariza, ndetse ugaragariza n'abari mu isi bose. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka ko bikorwa uyu munsi nibyo turi bukore. Turasenze rero kugira ngo uyu mwanya tugiye kuganira ku muryango urukubane natwe. Ni wowe uzi ibyafasha imiryango ya none, ariko natwe ducishijwe bugufi cyane no kuvuga ngo uracyari uwera, urakiranuka, ufite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Izina ryawe ntirubasha kukubasha ibidashobokera abantu. Bana natwe kuri iyi televiziyo Imbuzi, kandi abazayikurikira bazafashwe n'ijambo ry'Imana rizima. Turasabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dutangirire kuri mwarimu iburyo bwanjye, ibumoso bwanjye, ariko hirya. Murakoze cyane, mwamwita mwarimu Clarisse. nanze kumuvuga kuko ari umuntu mukuru. Noneho turakomereza hano, nanjye ndibuze kongera nibwira abadukurikiye kugira ngo mu kiganiro cy'umuryango baze kumenya ngo mbese abantu bagiye gukora ikiganiro cy'umuryango babifitemo experience cyangwa se babifitemo kumenyera uburambe, kumenyera nibyo rani Kinyarwanda, uburambe, cyangwa se barabisobanukiwe n'inararibonye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka ariwe duheraho, utangire utwibwira unabwira abadukurikiye. Karibu mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, nitwa Imanishimwe Clarisse, umubwiriza butumwa mu itorero rya ADPR. Imana ibahe umugisha. Mwari nawe bwira abadukurikiye. Yesu ashimwe. Rero nanone amazina yanjye nitwa Betty Nyiramukiza, mwarimu mu itorero rya ADPR. Nanjye ndakijijwe. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Njye ugiye kuyobora iki kiganiro nitwa Emmanuel Twishimire. Ndi umugabo, nubwo banze kubivuga. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore umwe. Ntabwo turagirirwa umugisha n'Imana ngo tubone umwana, ariko mu izina rya Yesu tubyizeye ko ari mu nzira, kuko ijambo ryarambwiye ngo impano Imana itanga z'inda ni ingororano Imana itanga ni imbuto z'inda, ari wo mwana, ni umwana uturuka ku Uwiteka. Nabishima rero tubyiyaturiye ko ari mu nzira mu izina rya Yesu. Yenda kabaza Clarisse, ufite abana, umugabo, uri mwarimu, hehe abadukurikiye kugira ngo bongere, yenda hari igihe aribwo bwa mbere bagiye gufungura kuri iki kiganiro, hari igihe aribwo bwa mbere bagiye gufungura video, bari basanzwe yenda batazi Imbuzi. Wabisobanura kugira ngo babashe kujyana nawe bakuzi. Murakoze cyane, Imana yamugisha. Ndi umubyeyi, Imana yampaye umugisha. Amen. Mfite umutware, mfite n'abana batatu, umubyeyi ukuze. Hanyuma iyi televiziyo ni kuri murandasi, ibiganiro ba bene data babishyiraga yitwa ICTV, ariko twasanze abenshi bo bayisacinga ntibayibone kubera ko ifite andi mateleviziyo menshi cyane byitiranwa, byabagoraga kuyibona. Byatumye rero tuyiha izina yitwa Imbuzi TV. Imana ibahe umugisha cyane. Urakoze. Nanjye amazina ni yayandi nyine, ni Betty Nyiramukiza. Ndi umumama w'abana batatu. Nanjye ndi mwarimu ukorera Imana kandi wabihamagariwe. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha namwe. Reka dusabe mwarimu Clarisse adusomere ijambo uyu munsi twateguye riri mu Befeso ibice 5
noneho tubone dutangire ikiganiro tuzi insanganyamatsiko tugiye kugenderaho. Karibu mu izina rya Yesu. Abefeso, rwandiko rw'igitabo rya Efeso ibice 5 umurongo wa 22. Umutwe w'ibyanditswe uravuga ngo uko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana. Umurongo wa 22 uvuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero niryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Amen. Amen. Bo murakoze cyane abadukurikiye, murumva yuko dusomye amagambo menshi ariko tugiye gukuramo insanganyamatsiko. Umugabo akwiye gukunda umugore we, umugore nawe akwiye kugandukira umugabo we. Muri iyi minsi hari ikibazo kiri mu ngo zigiye zitandukanye. Twagiye tubona amadivorce menshi, ndetse mu gihugu cy'u Rwanda naho ubu harimo divorce nk'uko imibare ya minisiteri igenda ibitangaza. Tukibaza, twaje kuri kamera kugira ngo dufashe abantu b'Imana kugira ngo tubageze basi ku rwego rushimishije nk'abakozi b'Imana, kuko abakozi b'Imana nitwe dukebura kandi nitwe twigisha, ni natwe dufashe runini. Ubundi Imana niyo ya mbere. Niba uri umwana w'Imana ukaza no kuyikorera, byibuze ufite ibitekerezo bijya ahubwo byegeye iby'Imana, kuko ijambo ryarambwiye ngo yashatse kutugira nk'Imana rurimo haburaho gakeya, sibyo? Ni umuririmbyi ngira ngo wabiririmbye. Tukibaza, turahera kuri mwarimu Betty atangira tubwira uko ingo muri iyi minsi zimeze, uko azibona. Wakira ingo nyinshi, watunyurira muri makeya nko mu munota umwe gusa. Ndaba mwihangane ndabankoresha umunota umwe, utubwire ngo ingo muri iyi minsi zimeze gutya na gutya, kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro abantu bamaze kumenya ishusho y'ikiganiro neza. Karibu. Murakoze cyane. Icyo kibazo mbajije ngo ingo muri iyi minsi zimeze gute? Ubwo wenda nasubiza nirefeye kubo nakiriye. Yego. Ariko ingo sinavuga ngo zose zimeze nabi, ariko hari n'ingo zirwaye. Yego. Impamvu rero yo kuvuga ngo zirarwaye ni uko inyinshi ubona ntabwo zubakiye kuri Kristo neza. Yego. Kuko rino jambo ryabivuze neza ngo bagore mugandukire abagabo banyu, mugandukire umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Ubundi abadamu bamenye neza icyo ijambo ry'Imana rivuga, byaborohera cyane no kuba bakubaka ingo nziza. Wakwibaza uti se abakijijwe ntabwo bazi icyo rivuga? Nta hantu Satani atarasa imyambi, ahantu hose Satani yahagera, ariko nanone ntitwabura kwigisha abantu ko bakwiriye kubaha Kristo mu ngo kugira ngo ingo zibe nziza. Bo urakoze cyane. Ndagira ngo tuganire noneho ikintu kivuga ngo hari umukozi w'Imana ariho ngiye gufatira mwihangane, ariho ngiye gufatira urugero ngo urugo ni inzu itubatse, ahubwo urugo ni inzu icukurwa umusingi na babiri, ikubakwa na babiri, ikazagera kuri finisage. Ntabwo urugo ari ikintu ari inzu iri muri finisage. Urugo ni inzu ihereye muri fondasiyo, kandi urugo ntabwo ari icyo uruzanyemo, ahubwo ntari icyo urusanzemo n'icyo uruzanyemo. Size amagambo niba muri kuyumva. None ibyo bintu ndagiye muraza kubimpuriza duhereye kuri mwarimu Kararisa aze kubimpuriza n'ijambo ryavuze ngo bagore mugandukire abagabo banyu. Ni iki gituma abagore batagandukira abagabo babo?
murakoze. Iki kiganiro tugiye gukora kiba ikiganiro Imana iha umugisha, amen, kibyara umusaruro. Kuko twirengera kuvuga ikiganiro cy'umuryango ubundi muri iyi minsi ni ukuba twarahamagawe n'Imana. Kuko ndangiye abantu ikiganiro nakoranye na Reverend Pasteur Dr. Antoine Rutayisire, bazareba icyegeranyo cyangwa imibare uko yagiye izamuka y'amadivorce muri iki gihugu, uko imyaka yagiye ikurikirana. Rero ni ikintu kitoroshye namba, kandi ni ikintu gikomereye sosiyete. Uwiteka rero abane natwe kugira ngo ibyo tuvuga bitange umusaruro mu muryango, umuryango umunganijwe. Yewe nabiboneye izina, urabona hari izina tutari tuzi mu Rwanda, ibintu biti biza. Ubundi biza ni ikintu gitungurana, rimwe na rimwe abahanga batanabonye, ubundi wenda babonye ariko bakagura uko bagenza bakabwira uti hari ikiza, wenda akagira inama bagerageza gutanga. Iki kintu rero cyaziye umuryango nyarwanda ni ikiza pe, kuko turimo kubaza n'abantu bakuru bakatubwira bati ntabwo twigeze tubona umuryango nyarwanda ugira ibibazo nk'ibyo ufite uyu munsi. Yego bakabati byarabaga abantu bakagira ibibazo, imiryango ikagira ibibazo, ariko ntabwo byigeze bigera ku rero dabo. Mbere y'ibintu byose habanze kwakira Kristo. Uyu munsi turimo gukora ikiganiro cy'iyobokamana, wenda tuvuze n'indi miryango ye hirya itari muri Kristo nabwo twagira icyo tuvuga, ariko byihariye turimo kuvuga umuryango wa Gikristo. Umuryango wa Gikristo ko amahano yaraguye, ntabwo twari tuzi ko Umukristo atandukana. Reka tubibonye natwe muri iki gihe kibiza, iki kiza nyine cyugarije sosiyete nyarwanda. Rero abantu babanze bakizwe neza. Abagore, umukobwa we yarakiriye Kristo kugera ku rwego azashaka umugabo, ariko avuga ati urugo rwanjye ngiye kurwubaka ariko mfite umusingi, mfite urufatiro rwitwa agakiza. Umuhungu nawe ari umuhungu, ariko avuga ati ngiye gushaka uwo tuzabana, ariko ikintu kizafasha mu buzima nuko nahindutse icyaremwe gishya. Rero icyo mwari mumbajije ubundi ijambo ry'Imana kuganduka k'umugore ahuguye itorero rya Efeso, ubu ryarimo ibibazo bimeze nk'ibingibi dufite uyu munsi none hano iwacu mu Rwanda. Aravuze ati mugore gandukira umugabo. Ubundi ijambo kuganduka turuka ku ijambo ikigande. Ikigande rero ni iki? Ni umuntu uvuga ngo ibi ndabizi ariko simbikora. No bavuga ngo umuntu yabaye ikigande. Ugandira ibyo wari uzi, ibyo ujye usanzwe uzi, ibyo wari usanzwe ukora. Rero Pawulo yari yarebye aravuga ati abagore ibyo byose kubaka ingo barabizi, ariko ni iki kirimo kubatera kutabishyira mu bikorwa? Icya mbere nubwo dufite ingorane z'abanyamadini wenda bigisha gake cyane ibintu by'umuryango, ariko umukobwa ajya kuva iwabo yigishijwe n'ababyeyi, akajya kuva iwabo udafite ababyeyi, yigishijwe na nyirasenge, udafite nyirasenge aba yigishijwe n'inshuti ye. Nta muntu ubura umuntu ukubwira uti mama ubaka gutya, bafata umutware gutya, bamugandukira muri ubu. Rero ndagira ngo abaduteze amatwi, imiryango iduteze amatwi ifite ibibazo, umubyeyi ubu uyu munsi ufite ikibazo mu rugo rwe nabanza asubiza ubwenge ku gihe, avuga ati ariko ubu kweri nta bintu nabaye ikigande, nagombaga kuganduka. Nabagereje aho ngaho. Yego, urakoze cyane. Ukiri aho naba hari ibintu nabayemo ikigande nagombye kuganduka, mbaza mwarimu Betty, ntabwo ndumva neza murangiza ku rwego rwo kugira n'abadukurikiye ngo twumve ni iki cyatumye abagore baganda. Ukurikije abo wakira, ukurikije ibyo ubonesha amaso, ukurikije ibyo wumva, ni iki gituma abagore baganda?
Urakoze cyane nkurikije ibyo nakiriye abo wakiriye wenda mu bihe bya kera kuko n'ubu ndacyabakira n'ejo ntibuzabakira nibo baba ni twebwe ashyize avuze ariko ndavuga muri rusange ikintu gituma abantu baganda ni uko baba badafite Kristo muri bo neza. Yego. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ntekereza ko n'inyigisho zaba ari nkeya bakagenda batarigishijwe neza. Urugero ndabisubiramo kuko ubundi umuntu umugore cyangwa umugabo uzashaka cyangwa agashakwa nibaza ko yakabiteguye mbere akiri muto akiri umukobwa. Ariko iyo witegereje muri kino gihe ubona abakobwa benshi kugira ngo bashaka ibintu bareba uriya muhungu afite iki, ese afite amashuri angana iki, mbese aho kugira ngo barebe ya disipurine y'agakiza bakabanza ibintu. Sibyo? Abenshi nakira hari n'uvuga ati njyewe nzamuhindurira anyemereye nanahindura. Ubwo guhindura byo simbitindaho harimo utuntu twinshi. Ariko ntekereza ko kuba atarateguwe mbere akenshi bakajya gukundana bareba ku bintu kandi mu by'ukuri ntabwo ibintu ari byo byubaka urugo. Kuko iyo tuganiriye n'abakera batubwira ko bashakanye nta n'ibyo bafite ariko bakagenda babishakanye. Abandi benshi baba baragiye gushaka baraciye mu nzira z'ibyaha kandi noneho ntibanavugisha ukuri, ntihabeho ukuri. Rero urugo rugiye kubakirwa ku binyoma, ndabaha urugero nk'umukobwa akabeshya umuhungu akamubeshya uwo ari we, ibyo akora adafite, yewe n'umuhungu akavuga ati urugero yataje n'iyanjye, akamusohokana ahantu kugira ngo amwemeze. Sibyo? Iyo amaze rero kubigenza gutyo umukobwa nyine nawe agashiduka akavuga ati ibi ni ibintu by'umusore, akamwemera muri iyo sanse nyine kubera ko ari ibintu akurikiye atari urukundo akurikiye ruzima. Ibyo nabyo byagirana isano yo kutaganduka. Kuko niba wakundiye umuntu ibintu afite, ngo ndavuga ku bakobwa no ku bagore, utamukunze urukundo nyine kuko ugomba kumukunda, kuko urukundo nyine ni urukundo, icyo gihe nyine no kumugandukira ntabwo uzabikora. Kandi bikanajyana n'uko n'agakiza ari gake, kuko ubundi ni n'amahano kumva ngo umukristo ukijijwe neza yananiwe kuganduka. Icyo ni ikiza nk'uko mwarimu yabivuze, biri guturuka kuri Satani uri gusenya ingo. Bitavuze yuko hari n'abo byagora, kuko nabo turabafitiye ubuhamya bagerageje koko bakaganduka ari abadamu, ariko ugasanga mugenzi wabo nyine kubera ko yatewe na Satani byagoranye. Ariko gusa turashaka kwibanda kuri iri jambo, bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Ni ijambo rikomeye, mugandukire abagabo nk'uko mugandukira Kristo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubyumve neza ni ukubaha umugabo nk'uko wubaha Kristo. Ubundi nicyo bivuze. Kandi ntekereza ko aba bagore bagerageje kuganduka bakubaha abagabo, bakagira ingeso za gikristo zizera z'abagore bizera Imana. Ntekereza ko ibi bintu bitangorana. Kankunganire twihuta abadukurikiye, hari ikintu maze iminsi ndimo ntekereza. Urwo urukundo rwo kugandukira umugabo nk'uko agandukira Kristo, ni ukugira urukundo mbese ni ukukunda umugabo, urwo rukundo amukunda rucomekanye mu Mana. Aho bantu urakumvise? Urakoze. Iki ni ikiganiro hanire rwose kandi twungukane n'abakurikiye Imbuto TV. Ubundi hari amakuru avuga ko iki gihe abagore mwibuke mwarimu ni muri Nouveau Testament, ni igihe Kristo yarababatiye ububata bw'amategeko, ni igihe bari binjiye mu buntu bw'umukiza Yesu. Noneho binjiye mu buntu bw'umukiza Yesu babatuwe amategeko batagihezwa,
nawe urumva urukundo wakunda umuntu ukuvanye mu buretwa, ukuvanye mu bubata bw'ikintu cyari cyaragutsikamiye bikomeye, umukunda cyane. Niyo mpamvu Pawulo yatanze urugero aravuga ati bagore mugandukire abagabo nk'uko mbizi neza mbabona mu rusengero ntimukererwa, mu mirimo y'itoro ntimukererwa, mu masengesho ntimukererwa. Urwo rukundo mbona mwakunze umukiza Yesu ni mu rukunde n'abatware banyu, ni mu rukunde n'abatware banyu. Tukiri aho rero ngewe wavuze uti ntimurangiza kunyota, reka ubwo tugere ngewe ndebe ko tugereyo, reka tugere kuri iyo nyota. Mu by'ukuri urugero natanga nubwo ndibugaruke ku cyo mwarimu Betty avuze, ariko reka mvuge kuri iki kintu. Ushobora kuba ufite umuryango, ni ukuvuga ibyanditswe byatubwira ngo siga musige. Gusiga ikintu ntabwo ari ukugita, hari ahantu uzi ikintu kiri. Siga so na nyoko, ibyanditswe byarabitubwira mu gitabo cy'Itangiriro. Ugende kubana n'umugabo wawe akaramata, ubane n'umugore wawe akaramata. Ntabwo gusiga bivuze kwibagirwa. Njyewe rero mwarimu mu bintu nagiye ngongana nabyo, harimo ikibazo gikomeye hagati y'imiryango umugabo n'umugore. Umugabo avuga ati yambujije gufasha umuryango wanjye, umugore nawe ati arabafasha kuruta ab'umuryango wanjye. Rero ntabwo umugabo n'umugore bakwiye gupfa imiryango, kuko Imana yababwiye kubiyisize, ariko kuyibagirwa oya, ntawe kuyibagirwa oya. Ahubwo kuko ijambo ry'Imana rivuga ko ari umwe, ibicare bajya inama. Betty nta kintu, mwari mugenzi wanjye nta kintu yakwicara, nta kintu yakora atabanje kwicara ngo gitekereze. Uri umuntu umwe, ndashaka kuvuga umuntu umwe, uyu umwe. Niba umugore n'umugabo barangije kuba umuntu umwe, rero nibanze d'abord icyo bagiye gukora bicara bakigeho inama. Kutajya inama rero ku bintu bifite ingaruka zikomeye, icyo bita communication, bifite ingaruka zikomeye. Ikindi kandi natangaho inama kuri iki ngiki mvuze, nuko umugore aba yarasize iwabo akaza kubaka undi muryango, umugabo agasiba akaza kubaka undi muryango. Kuvuga rero iki? Kuvuga ngo nibajya inama y'ukuntu bamufasha, kandi ntawe uryamye undi, kamara ko sinzi ikinyarwanda ndi gukoresha, hatarimo ubusumbane. Abakunzi b'Imbuzi TV barananyandikiye barambwira baciye mu gikari bati mutuvugire ku kibazo cy'ubusumbane bugaragara hagati yo gufasha imiryango, ko abagore barikunda cyane. Urumva ubwo n'umugabo wavugishije kugira ati abagore barikunda cyane, ugasanga barashaka ko imiryango y'iwabo ari ifashwa cyane. Iryo ni ikosa rikomeye. Umubyeyi ufitanye ikibazo n'umugabo adufashe icyo kintu agikosore. Hari akandi kantu nakunganira, ntabwo uwanjye arabikora, ariko hari uwo nzi wabikoze. Basaza ba madamu w'uwo mugabo mugenzi wanjye bari mu rugo abatunze, n'igihe cy'ibiruhuko, n'igihe baza kuruhukira kuri uwo mugabo, kuko uwo mugabo afite amafaranga. Noneho na bene nyina aribo barumuna b'umugore nabo bakaza, ugasanga mbese umuryango w'umugore wose usa nkaho havuyemo nyirabukwe, usa nkaho uri mu rugo rw'umugabo. Ariko ugatangazwa nuko umaze igihe ubona nta mwene wabo w'umugabo hinjira. Ndetse iyo bene wabo w'umugore, hari n'abandi noneho iyo iwabo w'umugore baraza kumusura, niho hategurwa ibyo kurya byiza. Iwabo w'umugabo rero reka bazaze barya ibyo uwo munsi bararya. Urukumva icyo kintu rero nicyo kigenda kikagera ku mutima w'umugabo, akavuga ati hari uyu mugore amarira umutungo wacu iwabo. Kandi ahanini umugabo wenda niwe uba winjiza menshi, ariko sinshaka no kujya ku mishahara yabo, ahubwo turebe ngo yaba umushahara w'umugore yaba umushahara w'umugabo, byose ni imishahara yinjira mu rugo rw'umuntu umwe, ntabwo ari ubundi, ntabwo ari abantu babiri. Ariko ugasanga niyo mpamvu Pawulo navuga ngo muganduke, umugore wundi wagandutse ni handi uzasanga byanga byakunda agerageza kugira gute kwicarana n'umugabo, aravuga ati sheri ko murumuna wanjye afite iki kibazo, ariko ndabizi neza
na murumuna wawe afite iki kibazo, none twabigira gute kugira ngo dufashe bene wacu? Ntanavuge ubundi iyo umugabo yashatse mu muryango n'umugore agashaka mu muryango, icyo gihe baba babaye n'imiryango ibiri, babaye umuryango umwe. Kugira ngo bigende neza rero nuko uyu mugore arita aho yashakiye kwa mama, n'uyu mugabo yita aho yashakiye kwa mama. Icyo gihe nabo nibagiye no gufasha ababyeyi babo bazicara babijya inama, bavuga bati none ko tugiye gufasha ababyeyi bacu tubigenze gute? Byibuze niba inama twaha mpfundikiriraho twaha abantu na nitama na mwarimu Betty aze kumfasha gupfundikira akantu ugiye kuvuga, inama nge nabaha niyi, nuko bakwicara hamwe bakareba ikintu bita umutungo, bakareba ikintu bita ibiganiro. Ikintu cya mbere no kuganira, icya kabiri mu gukoresha neza umutungo. Bakavuga ngo niba tugiye gufasha kwa mama ku ruhande rw'umugabo, kwa mama ku ruhande rw'umugore, yaba umwana, yaba kwa mawe, yaba amaboko, yaba abavandimwe mu muryango, ibyo bintu reka twicare tumenye ngo tuzajya dutanga, niba ari ibyo kurya tuzatanga ibiri binini, kandi ntawe tuzasumbanya. Icyo gihe niho numva yuko umuryango bicaye bakabiganiraho, bagiranye ibiganiro, kandi ntabwo ari bya biganiro byo muri salo, ni ibiganiro bibera aho ibiganiro by'abashakanye bibera. Aho hantu niho numva ko umuryango waba wubakitse neza, maze hakabaho ikintu bajya bita kuganduka nyakuri. Mwarimu duhita twinjira ku mugabo. Ntabwo genda buvugeho cyane, genda garuka kuri umuntu adakijijwe neza. Yego. Kuko igisobanuro cy'umugore ukijijwe neza, sinzi niba abantu bacyumvise, iyo umuntu akijijwe agerageza kubaha buri muntu wese. Yego. Icya kabiri, agerageza kubaha famiye y'umugore, akubaha famiye y'umugabo ku buryo bwose bungana. Iyo afite Yesu mu mutima by'ukuri, atari bya bindi by'iki gihe. Icya kabiri, iyo ibyo byo kwinjira ngo uyu nguyu arahabwa ibi, uyahabwa ibi, rwose reka saba abamama cyangwa abagore, icyo kintu ni kibi. Kubera yuko uretse n'imiryango, uko mbizi no mu muco nyarwanda, uko twigishijwe, yenda na mbere yuko tuza muri aka gakiza, umugore agomba kubaha buri muntu wese winjiye mu rugo, akanamukunda, akamukorera byose mvuga ubwo ni iby'ibanze. Ikindi, uburyo bwo gufasha, nta nubwo umukristo afasha umuryango wonyine gusa. Noneho iyo bigeze ku rwego yumva ko yafashe iyi sayidi, iyi ngiyi akumva hari ibice byajyayo, ndacyagaruka ku kibazo cy'agakiza, ni gake. Ako gakiza ntabwo gashyitse. Reka mbahe nk'urugero, kuko hari n'ukubwira ati genda akijijwe, agakiza kari mu mutima. Ako gakiza kari mu mutima kadashobora kugaragara inyuma, ako gakiza ni bwoko ki? Umunyarwanda yaravuze ngo akari no ku mutima gasesekara inyuma. Ubwo gakiza ntakibivuzo. Ubwo ako gakiza nge simumva, kuko agakiza katagaragaza ibimenyetso. Singe simba numva ako gakiza, mba mbona ari ukujijisha abantu, sibyo? Bitabujije ko mu ngo habamo ibyo bibazo nanone byo kugeragezwa, sibyo? Ariko turi kuri icyo, niba tukiri kuri icyo ngicyo cyo gufasha imiryango, usibye n'imiryango n'abandi bose kubafasha ni ngombwa mu gihe mwabyumvikanyeho. Abantu rero bagomba kubyumvikanaho, nicyo ngaruka. Kubyumvikanaho ni gute? Ko umuntu azakunda, hari icyo bita gusiga, mwarimu yabikomojeho, uzasiga so na nyina. Kuki batavuze ngo ni ukwibagirwa? Ni ugusiga ariko ububibuka. Ari nayo mpamvu no kubafasha ari ngombwa, sibyo? Ni ngombwa. Rero numva icyo kitaba n'ikibazo, uwo mumama n'uwo mupapa nibabiganire, sibyo? Bavuge bati imiryango yacu tugomba kuyifasha muri ubu buryo. Ngaruke no ku miryango nayo. Hari n'imiryango nayo navuga ko igisenyera abana bubatse. Iyo nayo turaza kuyivugaho, wenda reka nse nusoreza. Yego. Urakoze cyane aho warugeze. Reka twinjire noneho, tumaze kubona icyafasha abamama cyangwa se abakobwa, nabo mwarimu Kararisa yabikomojeho.
yego wabikomoje ku bijyanye na cya gihe nyine mbere yo kubaka urugo hari ikintu abasore cyangwa se abakobwa bagenderaho. Icya mbere ni agakiza, uko mwarimu Beta bivuze, iyo wagize agakiza muri wowe, aho gakiza kakagaragara n'inyuma, atari agakiza ko hari umugabo nakunze cyane yigeze kubwiriza aravuga ngo ugenda se kuri resitora ugenda uyirebe handitse ngo amata, inyama, capati, imigati, ibi n'ibi, iyo winjiye ntabwo ubaza inzoga kuko ntabwo zanditse kuri uwo muryango ku cyapa. Uyu mubiri umeze nk'icyapa, ibiri imbere ni bya bindi uza ugasangamo. Rero nta gakiza kari inyuma, nta gakiza karimo imbere, inyuma katagaragara umugani. Impamvu ni uko umuntu urwaye malariya agira ibimenyetso ko arwaye malariya, agira umuriro, agira imbeho, agashishira. Ariko uwo muntu ufite agakiza akabangamira umugabo we, akabangamira na sosiyete, ako gakiza yakwisubiramo kuko ntabwo ari agakiza gaturuka ku mwami Yesu. Murakoze cyane bagabo, mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero. Yego bagabo, mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero. Mwarimu Karari, itorero ni iki? Itorero ni iki? Umuyobozi w'ikiganiro usabye ntacyo ubwo Beta aratubwira itorero, tubwira urukundo ubwo binsabye. Urukundo abantu bakwiye kumenya icyo ari cyo, ni imbaraga z'igitangaza zikomeye. Ubundi inkomoko yarwo rwavuye ku Uwiteka umuremyi w'ijuru. Ibyanditswe byera muri Yohana 10:6 kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana icyo kintu cyitwa urukundo ruyikoze. Imana muri Matsezi zikoze igizwe n'urukundo. Izo mbaraga nayo ubwayo zayiteye gutanga umwana wayo Yesu Kristo ngo aze yemere kuba kwa kundi twese tuzi, isi mushishimure, imwica urupfu n'agashinyaguro. Kubera iki? Urukundo. Ndabona abantu banze bamenye urukundo ni iki. Urukundo ni imbaraga zikomeye. Witwa Salomo yaravuze ngo urukundo ngo rugira ifu, ngo ntirugondeka, ngo ni nk'urupfu, ni simusiga mu yandi magambo. Niba urukundo rero ari simusiga, nicyo gituma umugabo aterwa n'ikintu bita urukundo, akumva yakunze umuntu atazi, kuko babamenya nyuma benshi. Niba yakunze Beti, papa abana bawe, ari bumenye nyuma aho uvuka, ariko habanje imbaraga z'urukundo. Nawe uramukunda, urumva, uzamenye nyuma uyu ninde nakunze, ibindi bize nyuma, ariko urukundo ari rwo rwabanje. Aha abakunzi b'Imbuzi TV nibamfashe kumva imbaraga z'urukundo. Imbaraga z'urukundo nta sano umuntu aba afitanye n'uwazashaka nyine y'amaraso, ahubwo imbaraga z'urukundo nizo zimuhesha kuzana uwo yakunze ngo abe mu buzima bwe, agahitamo ubuzima bwe bwose. Akaba ari nayo mpamvu ndi bubwire abantu bose bateze amatwi, uvuze uti hari abantu basenya imiryango b'amafamiye, bakwiye kureka iyo ngeso mbi. Kubera ko nubwo ubu umuryango wanjye dufitanye isano y'amaraso, ariko hari imbaraga zikomeye zitwa urukundo zatumye mbumwe n'umugabo wanjye. Aho hantu rero bahitonde, harakomeye. Kwinjira mu mbaraga z'urukundo ukajya kuzisenya, itonde, kuko nawe ubwawe ushobora kuhagirira ikibazo gikomeye cyane. Hari umuntu wigeze kumbaza, aho ihangane muca mu ijambo gake cyane, wigeze kumbaza ngo mbese ko Imana cyangwa se ijambo ry'Imana rikangurira abagabo kugira ukunda abagore, ubundi abagabo basanzwe nta rukundo bagira, ngaho uzamuriramo
nyine urumva ni imbaraga ziva ku Uwiteka zigatera umuntu zikamuzabiranya, zigatera umugabo donc zigatera umugabo zikamwahuranya, urumva zikamwahuranya kuva mu mano kugeza mu mutwe, kandi zigateza zimutegeka ziti kunda kanaka. Ikintu gitangaje, ikintu gituma umuntu akunda umuntu ni ibintu binatangaje. Uba ashobora gukunda umusatsi wa mwarimu Betty avuga ati ubwo rukundo wabonye Betty umusatsi mwiza afite, ako konyine akagahera, urumva. Rero mu by'ukuri ndagira ngo mbwire abantu, imiryango yo hirya y'umuntu wabaye umwe n'undi bitonde mu kwinjira mu buzima bwabo. Umuntu wese agende yiyoroheje aciye bugufi, kuko hari imbaraga z'igitangaza umuntu atavukanye yumvise akuze. ko ngize ikibazo ko abagore mwitwaza yuko twebwe hari amajwi atujya mu matwi agatuma tutabakunda. N'abadukurikiye muri komenti subiramo twumve. mwarimu Kararisa aravuze ngo imiryango ye hirya yitonde kubuza kuvangira izo mbaraga ndengakamere zinjiye zahuranyije umugabo, zikamwahura. Ngende nahise mbibona zamwahuranyije. Ahari abamama cyangwa se abagore ntimugire ikibazo, aricyo gituma mutagandukira abagabo banyu, mukaba mugira ikibazo yuko abagabo batujya imiryango yacu ishobora kubitujya mu matwi igatuma tutabakunda. Ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye ko mujye munibuka ko bene data gusenyuka k'umuryango wo mu gihe cy'ubusitani bwa Edeni, nyine bumvise amajwi bateze amatwi, nyamara hari Imana yari yarabarakuje mu rukundo. Mwibuke Adamu akanguka ntawamubwirije imitoma, imbaraga z'urukundo nizo zahise zimutegeka gutera imitoma Eva. Aravuga ati uri akara ko mu mara yanjye, uri akagufwa ko mu magufwa yanjye, uzitwa umugore kuko unkuwe mu rubavu, kuko wakuwe mu mugabo. Izo ni imbaraga z'iki? Z'urukundo. Urukundo rujya ruterwa rero, urukundo ruraterwa. Ariko abo bene data kugira ngo twubake umuryango nyarwanda, nababwiye ngo baze bitonze. Hariya hari imbaraga z'urukundo zakoze ibintu by'ibitangaza zihuza abantu batari baziranye. Urukundo rubahesha ku bana baba mu nzu imwe, baba umwe, nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Umuntu uza wese aze yiyoroheje, kandi bene data urwo rukundo twavuze rubatere kubakira umuntu wese, rumumanaginga uko rumufasha uko akwiye gufasha. Ariko sinzi niba ndi kubyumva neza, yenda hari ikibazo ngiye kukubwira ugutekerezaho. Nakubajije ngo mbese abagore ntimugire ubwoba yuko kuko iyo mushatse iyo mushatse muza muzi yuko mufite ba mukeba aribo ba mama bacu ngo tuba dukunda cyane. None muraje uhise unambwira ngo murabugira none uri buze gusobanurira abadukurikiye ubwo bwoba buterwa n'iki? Aho ntabwo yaba ari agakiza gakeya cyangwa se kuganduka gukeya mu mwami, kuko wagandukiye umwami cyane ni hahandi ugandukira umugabo bikagushobokera, bikanatuma utumva yuko nyokobukwe ari mukeba wawe, ahubwo ukamubona yuko ari umubyeyi wawe. Noneho wanabona anaza kujya mu matwi y'umugabo wawe kugira ngo atangire nabe yagira ibyo akora bitari byiza, aribyo ubwo bamugira. Noneho bigatuma, kuko urukundo rubabarira byose. Niba uzi uko urukundo rubabarira byose kandi ukihanganira byose, ese abadamu kuko niba muganduka nabyo ntimwabigandukira ku buryo mubihuza na Kristo bikajya mu rukundo, bikaza gufasha umuryango wawe kuba mutagira ubwo bwoba. Ubu bitekerezaho neza, ubu bitekerezaho. Mwarimu Betty natubwire itorero ni iki? Karibu. Itorero d'abord rihera mu rugo. Reka
itorero ni umugabo n'umugore ubwo ni n'abana. inzego zinga tubwira ubwo ugiye kutubwira inzego z'itorero ni zinga. Ubu turi ku kiganiro cy'umuryango ntabwo turi ku kiganiro cy'itorero. Kuko turashaka kugira ngo duhuze kuganduka nk'uko yagandukiye yagandukiye itorero, nk'uko yakunze itorero. Sorry, reka tugere ku murongo wa 25 avuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Iryo itorero ni iki? Itorero Kristo yitangiye ni abantu bari mu isi. Reka mvuge ngo abantu Yesu yaje mu isi apfira bari mu isi. Yego. Uko kubapfira byatumye havuka itorero ryabayeho kuko Kristo yaripfiriye araricungura araryeza kugira ngo azaryishyire ritagira umunkanyari cyangwa ikizinga. None hano hatubwiye ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero. Ubwo bishatse kuvuga ngo umugabo ahagaze mu rugo rwe nka Kristo. Reka mvuge oya nibyo, ari mu rugo akwiriye gukunda umugore we nk'uko Kristo yakunze itorero, akemera kuripfumurirwa ibiganza, akemera gupfira. Ese ni ugupfira? Yesu niwe watupfiriye. Aho mpavuze nasanga abagabo batahabasha, ahubwo reka mvuge ngo akwiriye kugerageza gukunda. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira kuko ntabwo ari ukugerageza, ntabwo ari nuko batabasha, ahubwo bagomba kubibasha. Uko ijambo rivuga bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Bivuze ngo umugabo kugira ngo yorohereze wa mudamu abone uko amugandukira, bagabo mukunde abagore banyu kuko nukunda umudamu wawe bizorohera umudamu we nawe kukugandukira. Ariko Bibiliya ikabategeka kubakunda. Kuki Bibiliya ibategeka kubakunda? Ahari ntiyaba yarabonye Imana bagira ruke? Nanjye ako kantu nawe bivuze nababajetse. Ahari impamvu Imana itegeka abagabo gukunda ahari si uko batagira urukundo. Bibiliya ibivuga neza kandi ntabwo nagabanya cyangwa ngo nongere. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero. Kristo yitangiye itorero kugira ngo itorero ribeho. Kristo yararyitangiye no kugira ngo umuryango ubeho. Nuko umugabo yitangira urugo rwe akanakunda umugore cyane n'abo mu rugo n'abana. Urugero ahangaha ujya usanga hari abagabo bagenda bakajya nko kurya amabrushete kandi mu rugo nta biryo bihari. Muri kino gihe basigaye bavuga ngo umugore n'abana barya imvange, amafaranga bayahaye za maraya. Mu by'ukuri ntabwo uwo mugabo ari mu nshingano neza, kuko niba ari guca umudamu w'inyuma ntago akimukunda. Ni nka kumwe itorero Yesu yaryitangiye akaripfira, ariko abari mu isi cyangwa abantu bagasa naho bamunaniye, bakamunanira bakajya gukora ibyaha. Kandi Kristo icyamuzanye ni ukugira ngo akure ibyo byaha muri bo. Mwareka mpuzamuriho gakeya. Ubundi Kristo apfira abari mu isi, iryo ni itorero. Kumeneka kw'amaraso bya Kristo byabaye nk'umurama utumuwe. Uwo murama ukaza kujya bahita muri pipinyeri. Wamara kujya muri pipinyeri ugaterwa ku isi hose. Uko niko ubutumwa, uko amaraso yamenekaga byahwanaga nk'uko itorero rizaguka. Sibyo? Ntabwo byemera. Ntacyo ntibutabyemera. Ntabwo mbyemera. Nta kibazo ntibutabyemera, ariko ndi kuvuga nk'uko ndi kubyumva. Kubuzuza kuri iki kintu cyitwa kuko nk'uko mwari betabivuze, umugore uca inyuma akajya kurya wenyine, umugabo bombi bajya babikora. Erega nubwo twavuze umugabo turi kuvuga ko mumenye ko ubu ikibazo kiri kuri bombi. Niba umugore agira ati akajya kurya wenyine, umugabo akajya kurya wenyine, urumva umugabo akajya kurya wenyine, bibuke uko Kristo Pawulo arimo avuga ati umugabo ukunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Yesu Kristo yari icyo atuze abigishwa ntacyo, kugeza ubwo yirahiye akavuga ati iyi vino dusangiye ni iya nyuma mwiza.
sinzongera yavuze ngo ndirahiye ntabwo nzongera kunywa kuri vino y'umuzabibu ukundi, nzabarindira kugeza igihe muzasangira mu bwami tukicara tukabona kumwe. Mu by'ukuri icyo kintu nacyo kirahari cyane cy'ubusambo cyo gucurana. Niba Imana isaba abagabo gukunda gutyo, abagore ikabasaba kuganduka, nta mugabo ukwiye kurya acuza umugore n'abana, nta n'umugore ukwiye kurya acuza umugabo n'abana. Niba Kristo ko ari we cyitegererezo, uretse ubwo biragaruka kuri cya kintu cyo kuba umukristo nyakuri. Urumva ari byo ngibyo. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ugeze hafi y'aho nari nshaka. Ubusambo byose biragaruka rega gukizwa neza. Ikibazo umugani wa pasiteri nuko ari n'abapagani bo mu rusengero, mbese n'abapagani bo mu itorero. Muri make muri bo haracyarimo ikintu bita ubupagani. Twanzura muri beti hari akantu ntumvise neza, ngira ngo unasoze maze iki kiganiro tugicumbikire hano kuko ntabwo twakirangiza. Tuzanakomeza kuko hari nk'ibibazo bitatu tuzagaruka tukaganiraho. Ikibazo kivuga buryo ki umuntu yatoranya. Uyu munsi twavuze ibibazo biri mu muryango, ariko umuryango nyine uhari. Noneho tuzashaka buryo ki umuryango watangira, turebe mbese intangiriro y'umuryango kugira ngo umuryango uvuge. Tuzabigarukaho, ariko mwarimu Beti, duhurize huza urukundo no kuganduka mu bijyanye n'agakiza. Huza agakiza muri make, huza agakiza n'urukundo no kuganduka kw'abagore n'abagabo. Kuko twavuze ku bijyanye n'agakiza ariko kabura, noneho agakiza n'urukundo bihuriye he, no kuganduka bihuriye he n'agakiza. Dusabe mwarimu kabisa dusenge. Urakoze cyane. Ikibazo gisa naho cyari cya kindi nasubije, ariko hari abatacyumvise neza. Ubundi itorero navuze ko rihera mu rugo, umugabo, umugore, abana, abantu bari hamwe bashobora kuba itorero. Hanyuma rero ahangaha haravuze ngo nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze 27 aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Wambwiye ngo bihuze n'urukundo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ariko nuko yabanje gukunda abari mu isi cyane, rero n'umugabo arabanza agakunda umugore. Ahubwo ngeraho gakeya, uwo mwana w'ikinege yagandukiye se aremera ajya kwitanga. Yego, kuko yakunze abari mu isi, ariko iyo umwana aza kuganda ntabwo yagombaga kubikora. Kuko Imana yakunze byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atari. Uwo ni Yesu mvuze. Hanyuma umugabo cyangwa umugore ni Kristo, kandi n'umugabo agakunda umugore akamwitangira. Urukundo rero twavuze ko ruturuka ku Mana. Imana niyo irutanga, sibyo? Jewe ndagaruka ku gakiza cyane. Kandi Imana ire mu muntu yamuhaye ibyangombwa byose kugira ngo abe yuzuye. Inamuremera n'uwo mufasha umukwiriye, imukuye hehe? Mu rubavu. Impamvu rero umugabo agomba gukunda umugore we nuko ari umubiri umwe nawe. Ahubwo ni umubiri we. Ni umubiri we, birumvikana. Ni umubiri we. Kuko
kuko na Kristo yakunze itorero kugira ngo azaryishyire. Rero ngenda garuka mvuga ngo bose abagabo n'abagore bazumva kino kiganiro bagende batekereze neza, babanze binjize Kristo mu ngo zabo, bamugire fondasiyo w'ingo zabo, kuko Kristo naba fondasiyo ibintu bizagenda neza, amahoro azaza. Kuko iyo umuntu yakiriye Yesu muri we by'ukuri, atari bya bindi byo kujijisha by'iyi minsi, aba afite amahoro. Niba afite amahoro aturutse ku Mana, n'urugo ruragira amahoro. Ariko biranatangaje, biteye n'agahinda kumva umugabo ashobora gucura umugore, cyangwa umugore agacura umugabo, cyangwa no kumuca inyuma. Birasa. Ntabwo wavuga ngo umuntu akunda umugore wiwe yarangiza akajya kumuca inyuma, cyangwa umugore akunda umugabo we akajya kumuca inyuma. Aho ngaho haba hajemo bwa burwayi buzanwe na Satani. Nge rero nkagira inama abantu mvuga ngo abantu nibakizwe, abantu nibave mu byaha, abubatsi nta munyarwanda n'umutagira idini abarizwamo, kuko baranasezerana, sibyo? Haba mu murenge, haba mu nsengero, iryo dini iryo ari ryo ryose usengeramo, garuka ku gakiza, kuko Kristo icyo ashaka ni uko wubaka urugo rwubaha Imana, urugo rwubakiye kuri Kristo. Foundation ni Kristo, kandi ni nawe ufinansa uwo mushinga, kuko yawutangiriye muri Edeni. Aravuga ngo nihabeho umugabo, abaho, iramurema, iranavuga ngo uyu mugore nawe nabeho akuwe hehe mu mugabo. Ariko ikibazo nanone twavuga, kuki uno mugore yateze amatwi inzoka? Reka mvuga ngo intege nke z'abadamu ziba ku matwi. Umuntu araza arakubwira ibintu, urumva ibintu byinshi ukanabyemera, ntabwo uhakana ngo uti no ibi sibyo, kuko hari n'ingo ziri gusenyuka mwarimu kubera abajyanama babi. Mwari reka dusoze ikiganiro, ahubwo tubararikire kuzakora ikiganiro mu kindi kiganiro, niho tuzagera ku bijyanye ubwo naho nakuramo indi ngingo rwose pe. Ahubwo reka abadukurikiye tuzakora ikindi kiganiro, sibyo? Dukomereje aho twari tugeze, muzambabarire muduhe komenti, mutubwire n'ibyo twanavugaho muri iki kiganiro. Reka dusabe mwarimu Kararisa, niba hari akantu yenda kagakirogoshwa, niba hari bakita ngo agakorogosha, agakeregeshwa, yakongeraho gake cyane, ariko arangiza akadushira imbere y'Imana, asabira bari abantu badukurikiye, abasabira umugisha, abasabira imbaraga, maze umuryango nyarwanda n'umuryango w'itorero rya Kristo ubashe kubakika mu izina rya Yesu. Ngo abadukurikiye nsoje mvuga ngo Kristo yari afite urukundo kandi afite n'ubwitange. Ari umugore, ari umugabo, tumwigireho, tumwakire mu bugingo bwacu, ibintu byose tuzamenaginga bikunde. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Sengera abadukurikiye. Uwiteka Imana isumba byose, umuryango wa Gikristo, umuryango nyarwanda, umuryango ku isi urugarijwe. Turagusabye kugira ngo umwuka wawe wera agenderere abantu bose bafite ingo, bamwe zasenyutse wongere uzubake, abandi ziri mu bibazo bikomeye basubiza ubwenge kugiye, bongere bubake umuryango rwose, kandi umwuka wera baganirize ku by'ubugingo buhoraho, kuko ufite ubugingo muri we abashobora no gutunganya ikintu icyo ari cyo cyose. Umwuka wera azaherekeza iki kiganiro ku muntu wese uzagitega amatwi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.